ngiye abavandimwe badapfuye umugabo bapfa amafaranga. Abangaba nabo bari gupfa amafaranga. Ngo barakwereka ngo yafashe cya cyuma gikata ibyatsi, atangira kuba yavuga ati ngiye kuba nakubaga rwose, ngiye kuba nagukura ku isi. Ngo rwose yaje akimwerekezaho. Undi rwose atangira kuba yavuga ati murumuna wanjye urimo gukora ibiki, murumuna wanjye urimo gukora ibiki. Undi ati ngomba kuba nakubaga rwose, ntagomba kuba wabaho. Kumbi barakwereka uyu nguyu yagasubiye inyuma, yikubise mu gisanduku cyari aho ngaho. Yikubise mu gisanduku cyari aho ngaho, ibyo bita binarangira. Ubwo hafi aho ngaho hari umuntu wabarebaga. Ngo rwose barakwereka ngo uyu rwose yabashije kuba yasika avuga ati yo rwose wibesha ukaguma aho ngaho rwose nkakwereka utuntu nikorera. Ngo barakwereka uyu nguyu akimara guta muri umuntu mukuru we mu gisanduku yaraje aravuga ati wow, mbega ukuntu byihuse, mbega ukuntu binyoroheye rwose. Ati bise byikora. Ati apu birabaye rwose. Ati nashaka kuba nakwica none rwose unyohereza akazi kanjye. Ati nanjye rwose reka mbashe kuba nagushyingura. Ubwo rwose barakwereka yatangiye kuba yashyingura mukuru wiwe kubera amafaranga. Avuga ati ubu ngubu rwose ngiye kuba nabaho neza, ngiye kuba nakira rwose. Ndetse barakwereka akimara kumushyingura yafashe n'umusaraba aravuga ati uruhukire mu mahoro mukuru wanjye rwose, Imana ize kukwakira. Ibyo rwose akabikora aseka cyane. Ndagira ngo dukurikirane filime nizi kuba yagucika. Yaje aseka cyane avuga ati wow, mbega ati zahabu ndazitsindiye. Ati izi zahabu rwose mbashije kuba nazitsindira. Ati anga rwose ngiye kurya izi zahabu, nta muntu mpagaze hejuru, nta muntu urimo kunsakuriza ngo ngomba kuba nazigabana nawe. Kumbi barakwereka ibyo bikimara kuba wa musore wabareberaga ku ruhande yisaza yirukanka cyane. Atangira kuba yafata igitiyo, atangira kuba yatabura wa mukobwa batabye. Disi yatangiye kuba yamutabura. Umukobwa watabwe na murumuna wiwe, murumuna we yari yamutabye. Uyu nguyu yatangiye kuba yamutabura, yatangiye kuba yatabura ya sanduku bari batabye. Ndagira ngo ukurikirane iyi filime nize kuba yagucika. Rwose barakwereka uyu nguyu rwose yakomeje kuba yatabura, ari gutabura umukobwa we yabonye barimo gutaba. Rwose ibyo byose akabikora vuba vuba. Ndagira ngo ukurikirane filime. Kumbi barakwereka uko yagafunguye. Yasanze disi harimo umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa yari yaguyemo. Yo disi yagerageje kumukoraho ngo disi arebe nimba akiri muzima. Yavuze ati yewe wa mukobwa we. Disi umukobwa aracyari muzima. Umukobwa nta harajya, umukobwa nta kintu araba. Umukobwa kumba akimara kuzanzamuka, akimara kuvayo, ubwo umugabo yaramwitegereje yaravuze ati ese umeze neza, urumva umeze gute? Ubwo umukobwa yese asigukiraje avuga ati murumuna wanjye reba ibintu yarankoreye. Ati reba ibintu murumuna wanjye ankoreye. Murumuna wanjye rwose agerageje kuba yanyica. Ati rwose ubikoze ni murumuna wanjye. Uyu mugabo yaravuze ati humura rwose wa mukobwa we, ndibuze kuba nagufasha. Uyu nguyu ati rwose ntago mbyumva murumuna wanjye ko yatinyuka kuba yankorera ibi ngibi. Uyu mugabo ati humura rwose. Ati ahubwo se mu rugo ni he, vuba mbashe kuba nakugeza mu rugo. Uyu mukobwa yaravuze ati cyane rwose dutahe mu rugo merekeza, kuko murumuna wanjye agomba kwishyura ibi ngibi, agomba kwishyura ko yagerageje kuba yanyica. Ngo barakwereka ahangaha rwose hari umukecuru wari uryamye. Ngo barakwereka ko umukecuru akiryamye. Barakwereka ba mukobwa uvuye kwica murumuna we mukuru wiwe yaraje. Yaravuze ati bonjour mama bimeze bite? Rwose yaje afite ibyishimo avuga ati mama ubu ngubu ngiye tuvugana ndagiye, ntago rwose nyibarizwa hano rwose. Ngo barakwereka mama w'umukumbi ni mama wabo. Ngo avuga ati mama ndagiye, ndetse rwose na wa mukobwa we Priya ntago uzongera kuba wamubona. Ubwo yaravuze ati ese Priya ari he bundi ko mwagiye muri babiri ukaba utashyuri wenyine, Priya ari he? Uyu mukobwa ati reka nkuko ndimo kubikubwira Priya ntago uzongera kuba wamubona,
Priya yagucitse yagiye, ndetse nanjye rwose ngiye kuba nakwigendera, ntabwo rwose uzongera kuba watubona, komeza urwarire aho ngaho rwose, twese turambiwe kukwitaho, nta muntu n'umwe ugishoboye kuba yakwitaho. Ati mama wari waratubereye umutwaro, ati ariko rwose iki nicyo gihe rwose ngo nigende, njye rwose ubu ngubu tuvugana nigiriye mu mujyi, ntabwo uzongera kuba wambona, ngiye kubaho ubuzima bwiza, ngiye kuzajya nambara neza, ngiye kuzajya mpura n'abantu barenze. Ati ibyo kwirirwana nawe w'agakecuru ntabwo byashoboka. Umukecuru atese ariko bana banjye kubera iki mugiye kunsiga ameze gutya? Ati ariko se koko Priya yagiye? Umukobwa araseka cyane ati yego rwose Priya yamaze kuba yagenda, ati ubu ngubu tuvugana nanjye ndagiye, ati ahubwo rwose wa mukecuru we usigara amahoro ndigendeye. Uyu mukecuru akomeje kuba avuga ati bana banjye ndabinzira ingenzi rwose, murabizi ndarwaye, nimwebwe mwajyaga munyitaho nimunsige njyenyine. Bana banjye ndabinginze rwose, ese kubera iki mugiye kuba mwabinkora? Disi barakwereka umukecuru akiri aha ngaha, barakwereka Priya yahise amugeraho avuga ati mama umeze neza, kumbi Priya ari kumwe na wa mugabo. Kumbi barakwereka mama wa Priya yatangiye kuba yavuga ati mwana wanjye ndishimye cyane rwose kuba uhageze, bari bambwiye ngo wagiye, bari bambwiye ngo ntabwo uzagaruka. Uyu mukobwa yatangiye kuba yavuga ati mama bakubeshye, murumuna wanjye yagerageje kuba yanyica, murumuna wanjye rwose yagerageje kuba yanyica, ariko rwose uyu mugabo ubona aha ngaha niwe wabashije kuba yanabara. Disi barakwereka mama w'umwana yarasetse cyane, yaravuze ati wa mugabo rwose wakoze gutabara umwana wanjye. Ubwo umugabo yatangiye kuba yavuga ati njye rwose ibintu bijya kuba byose rwose nabirebaga, ati rwose uyu mukobwa bamutabye ndimo kureba, ati nagiye rwose ndamutabara. Disi barakwereka mama w'umukobwa yarishimye cyane, yaravuze ati rwose biranshimishije cyane rwose, ati uriya yambwiye rwose ngo agiye mu mujyi, ati ariko rwose iriya myenda rwose yabashije kuyisiga hariya, ati rwose iyo ngo yagiye mu mujyi ntabwo azagaruka. Ngo rwose barakwereka uyu mukobwa yaravuze ati ntabwo bishoboka rwose, ntabwo yagenda. Kumbi barakwereka reba igikapu yari yasize ndetse n'imyenda. Ubwo barakwereka uyu mwana w'umukobwa yaraje yatangiye gusatira cya gikapu ndetse n'iya myenda wa mukobwa yasize ngo arebe ngo ni ibiki. Barakwereka uko yaje akabireba yitonze. Kumbi barakwereka wa mukobwa arimo kugenda, yageze hano mu nzira avuga ati ngiye i Kigali rwose, ngiye mu mujyi, iki cyaro ntabwo nzongera kuba nakigarukamo. Kumbi barakwereka arimo kugenda yaributse, yaravuze ati Jesus amafaranga yanjye ari he? Amafaranga yanjye ari he? Yabuze amafaranga. Yaravuze ati Jesus nibagiwe amafaranga yanjye mu rugo, kansubire njye kuyazana. Kumbi cyatazi cyo nuko abantu yagerageje kuba yataba babashije kuba babaho ntabyo azi. Kumbi rwose barakwereka rwose yaje yirukanka avuga ati amafaranga yanjye ndayashaka, amafaranga yanjye nayasize hano. Ngo yaje asakuza avuga ati amafaranga yanjye nasize hano ari hehe? Icyo atazi cyo nuko abantu ziyetabye babashije kuba bazuka cyangwa se babashije kuba batabarwa. Ngo barakwereka akigera hano yakubitanye nabo, yarikanze. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati bimeze bite bubi, wewe babashije kuba wagera hano gute? Ngo barakwereka Priya avuga ati ese wari ugarutse gufata aya mafaranga ra? Ati rwose humura, aya mafaranga ubu ngubu yamaze kugera mu biganza byanjye, ntabwo nayaguhereza. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ndavuze ngo umereza amafaranga yanjye, ayo mafaranga n'ayanjye, ntabwo ugomba kuba wayatwara. Ubwo Priya aravuga ati oya ntabwo aya mafaranga nayaguha, aya mafaranga nayo kuvuza mama wanjye, kandi rwose ukurura kuzi ko amafaranga ari yo kuvuza mama wanjye urwaye, ati niyo mpamvu aya mafaranga ntayaguhereza. Ubwo barakwereka wa mukobwa yise amushikuza amafaranga, aravuga ati oya. Ubwo barakwereka amafaranga batangiye kuba bayarwanira. Mama aravuga ati bana banjye nimureke kurwana, bana banjye ibyo bintu nimusige, ibyo bintu nimubireke. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ngiye rwose nyine aya mafaranga nkeneye kwigendera mu mujyi, ndambiwe rwose kwirirwa mnirirwana namwe, ndambiwe kino cyaro cyanyu, ati ndavuze ngo mereze ayo mafaranga rwose,
kumbi bakirimo kurwana amafaranga. Wa mugabo yise ava guhamagara polisi yise imagera itangira kuba yamufata. Ubwo umugabo yatangiye kuba yavuga ati uwo mukobwa ni mufate rwose, uwo mukobwa rwose ibintu byose yagerageje kuba yakora njye nabarebaga n'amaso yanjye. Kumbi reka batwereke ukuntu byagenze. Ngo barakwereka bano bakobwa babiri bombi bari hano barimo guhiga rwose ubutunzi. Ngo rwose barahize. Ubwo arimo kuvuga ati ariko se rwose reba igihe twahigiye nta kintu tubona, nta mabuye y'agaciro tubona. Ati rwose njye rwose n'ibi bintu ndabirambiwe. Uyu mwana w'umukobwa akavuga ati ariko nyamara tujye tugerageza, urabizi dufite mama wacu urwaye cyane, niyo mpamvu tugomba gushaka amafaranga tukajya kuvuza mama wacu rwose. N'ibyo bintu byo kuvuga ngo warambiwe oya rwose. Ubwo yaravuze ati oya njye rwose ntabwo ibyo mbirimo rwose, njye ndamutse niboneye amafaranga nahita nigira mu mujyi nkabaho ubuzima bwiza rwose. Ati rwose ibintu byo kwirirwa muri ibi byondo muri ibi bizi rwose njye ndabirambiwe rwose. Ubwo rwose barakwereka uyu mwana w'umukobwa we disi yatangiye kwiyenura avuga ati ngiye kwirirwa hano rwose ni ibintu maze guhaga. Nguyu atari ko rwose tugomba gushaka amafaranga, ndabizi ko umunsi umwe tuzagafatisha, ndabizi ko umunsi umwe rwose nibura tuzabona ikintu cya danje. Ngo barakwereka uyu murumuna we yaravuze ati njye rwose ndarambiwe ndigendeye, ndambiwe kwirirwa muri ibi byogororo ngo ni ibyondo, ngo ndimo gushaka ubutunzi butajya bunaboneka. Ngo barakwereka wundi yafashe inzira arigendera. Kumbi barakwereka uyu nguyu ko yagasigaye, ko yakomeje gushaka. Yabonye zahabu Jesus yabonye zahabu mu gihe wundi mugenzi wiwe yari amaze kuba yarambirwa. Barakwereka za zahabu yatangiye kuba yazitoragura. Yaraserebuye cyane, yatangiye kuba yaserebura avuga ati Imana irabikoze mbashije kuba nazigwaho. Ati mbega byiza. Kumbi uko arimo guserebura ndagira ngo ukurikirane filime. Kumbi wa mugabo twatangiranye filime nawe yararaho ngaho hafi arimo guhiga ubutunzi. Yarabyumvishe, yaravuze ati ase bishoboka bite ko abandi bantu baza bagahiga zahabu bakazibona mu gihe ngiye rwose hano mamaze igihe nta kantu na gato mbona. Ngo umugabo uyu nguyu nawe kirimo kugenda yumvishe murumuna wiwe mukuru wiwe avumbuye imari. Yaravuze ati wow, nari nivumbuye mukuru wanjye avumbuye imari, atanga rwose biribuze gucamo. Ati ngiye gushaka ukuntu ziriya mari rwose zabizanjye. Ngo disi barakwereka mukuru we yavuye yari guseka cyane arimo guserebura cyane avuga ati murumuna wanjye reba rwose mbashije kuba nabona imari. Ati reba rwose zahabu ndazibonye. Ati izi zahabu rwose ndabizi neza ko ziri buze kuvuza mama wanjye. Ngo barakwereka rwose murumuna we yatangiye kuba yazifata avuga ati wow, ati mbega zahabu nziza, ukafata akazifata abika mu mufuka. Ati mbega byiza. Ati ubuzima bwacu rwose bugiye kuba bwahinduka. Ati nako ni ubuzima bwanjye bugiye kuba bwahinduka. Izi zahabu rwose ndibuze kuba rwose nazikoreshamo rwose mbaje kuba nahinduka umukire. Uyu mukobwa ati ariko izo zahabu ninjye wazibonye. Umundi ati oya ubu ngubu zamaze kuba izanjye ntabwo nazigusubiza, ati ahubwo ndekura. Kumbe uko bari muri ibyo ngibyo wa mugabo yarabarebaga. Nibwo wa mwana w'umukobwa yafashe cya cyuma gikata ibyatsi, yatangiye kuba yagifata aravuga ati we rwose uravuga ngo ugiye kuvuza mama, ubukene dufite n'amafaranga dukeneye rwose ngiye kuba nawe ukataguramo uduce. Kumbi nibwo yafashe cya cyuma atangira kuba yakwirukanka kuri mukuru wiwe. Ibi byose wa mugabo yarabirebaga. Wa mugabo yarahanga ku ruhande byose arimo kubireba. Yaravuze ati ngomba kuba nabakurikira nkamenya amaherezo y'abiriya bintu. Ati reka nze mbakurikire. Nibwo uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kubakurikira. Ari kuvuga ati rwose byose narabirebaga. Ati umukobwa mufate mujye kumufunga ajye kuba yaryozwa ibyaha bye. Umukobwa polisi yaramufashe ijya kuba yamufunga. Umukobwa disi yagiye avuga ati ndabinginze rwose nimumbabarire ndabinginze. Ngo rwose mama w'umukobwa yaravuze ati
rwose mu mujyane mu byo kumucisha akanyafu rwose nibura azasohoka afite imico myiza. Yo disi abangaba basigiye hano. Umukecuru asimiye uyu musore ati umusore wakoze rwose kuba watabaye umukobwa wanjye, umukobwa w'igikundiro rwose ndagushimiye cyane. Uyu musore ati nta kibazo rwose, ibyo ni ibintu bisanzwe kuba natabara umuntu rwose. Yo reka kumbi barakwereka Priya yaravuze ati rwose ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe. Ati ndabizi ko nawe rwose umaze iminsi ushaka amafaranga hariya hantu. Ati rwose ikintu ngiye kuba nakubwira, ati urabizi ko maze iminsi nshaka kuvuza mama wanjye. Ati mama wanjye ararwaye niyo mpamvu nshaka kuba namuvuza. Ati ariko rwose nta kibazo, n'ubundi hari ahantu twakuye amafaranga menshi cyane. Ati urabona aya mafaranga? Wa mukobwa yatangiye gufungura ka gakapu. Ubwo arimo kuvuga ati aya mafaranga ureba njye nawe tugomba kuba twayagabana rwose. Yo uyu mukobwa disi ni umwana mwiza. Umugabo yavuze ati tugiye kuba twagabana kuri aya mafaranga. Umukobwa ati yego rwose tugiye kuba twayagabana. Yo ati mama hari icyo bitwaye? Mama ati ntacyo bitwaye mwana wanjye. Yo ari nako n'agafilime kacu tugasoreza angaha. Mwakoze kubana natwe. Ciao ciao, mugire ibihe byiza.